Murakoze cyane. Nitwa Mukamusonera Donata, izina ry'umugisha nk'ibisanzwe nitwa Mama Bonheur. Mfite abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Yego. Murakoze cyane. Ibyo umuganga wabivuze yarashingiye kamanze mpere ko cyo wenda yarashingiye kugira ngo avuge iryo jambo. Yavuze bitewe n'igikomere ahantu bari baramubaze bamubaga bwa gatanu ariko ntibahapfuka, ubona hari ahantu hava isoko y'amashyira idakama. Ubwo rero biba ngombwa ko baducyura kitarakira, avuga bati rero mugiye kujya mwipfukisha kwa muganga habegereye. Ndabyibuka twagezeho n'ibyo iryo jambo yararivuze. Aravuga ariko yabanje aratubwira tukigera, avuga ati rero uko bigenda kose iki gikomere ngiye kugipfuka byibuze n'amezi 6. Iryo jambo agiye kurivuga rero arivuga, ndabyibuka yarashize nk'ibyumweru nka 2 tujya kwipfukisha, akabona kirimo kugenda cyegerana biramutungura cyane, abona ni ibintu bidasanzwe arimo kugenda abona agereranyije n'uwo yari amaze iminsi avura cyangwa se n'abandi barwayi yari amaze iminsi ahura nabo. Nibwo yavugaga ati rero hari buryo nkurikije uko ibintu bimeze tumanza abakurambere banyu hari ukuntu mwabigenje kugira ngo icyo bakora. Ibyo rero ntabwo nabigenderaho cyane, wenda ngo mve mbuze kwizera kuko nari nzi impamvu bivuze nuko nanjye hari icyo naravuganye n'Imana. Imana yaravuganye natwe ko hari ikintu igiye kugidukorera kandi bige kagenda byose bitubera bishya. Ibyo nahise mbyumva cyane, ariko ndabyibuka ko icyo gihe bitubwira barimo kumupfuka twari turi kumwe kuko akenshi twaragendanaga. Barabivuze dusa nk'abaremana, twumva ko hari igitangaza Imana ikoze irimo kugenda ikora muri bya bindi byose yatubwiye. Ubwo rero nge ntago byanjyanye kure cyangwa se ngo numve mbuze kwizera cyangwa se numve ko hari uko byagenze, oya. Ahubwo nahise numva ko ari za mbaraga z'Imana zirimo kugenda zirushaho gukora imirimo. Murakoze. Ntago nigeze habe namba ahubwo kugira ngo njye muri ibyo nirukankaga imisozi njya gusenga aho bishoboka byose, mbese ku nsengero nkagerageza gusenga cyane kuruta uko nakwizera izindi mbaraga. Ibyo byabayeho cyane, byabayeho ndabyibuka, ahubwo tukiri no mu bitaro hari umuvandimwe ntari bubashe kuvuga amazina, navuga ngo yari afite n'ubushobozi bwo kuba yatujyanayo. Yaramamagara ambwira ati Donata, ko ndebe umugabo watari gukira, aho kugira ngo akira arushaho kuremba, ati buriya nta kuntu twapanga tugasezera cyangwa se twareba ukuntu twatoroka ibitaro gatoya twamusimbukana ahantu twareba ko ari cyo bamufasha. Ariko kubera ko nge numvaga mfite kwizera, ibyo byabayeho cyane, si no ku muntu umwe cyangwa se 2. Abajyanama nk'abo twarabagize, ariko twiragiza Imana yonyine nk'uko twari twarayizeye. Birahari cyane nshingiye no kubyo nabonye turi kwa muganga. Ndabyibuka hari umubyeyi umwe wataye umutware rwose, amuta mu bitaro aramusiga, ugasanga akeneye byinshi byo kumufasha ariko akabura umurwaza. Yaramusize rwose, ugasanga umuntu araharana kuvuga ngo reka nisangira abana ngo ntazabura umugabo, ngo ugasanga mbuze n'abana. Abadamu rero mfite inyigisho nyinshi cyane nabaha kuko narwanye urugamba rukomeye cyane muri ubwo buzima bugoye. Narwanye urugamba ndi kwa muganga, ndwana urugamba ndi mu rugo, ndwana urugamba mu kazi, birakomera. Ariko icyo nabwira abadamu, guhura n'ibiguca intege cyangwa se bikugoye, birasaba kugira ngo ugire kwihangana, uce bugufi, ariko noneho unacece kuko abenshi bajyaga banatungurwa no kumva mabwira ngo umutwara ameze neza, mu by'ukuri atari uko ameze neza, ahubwo numva ari icyizere mfite no kudatanga amakuru uko ateye, kuko nye nifuzaga ko ushaka kuyamenya azamurebe. Naho buri guhora mvuga ngo yarembye, ejo yarembye, numvaga ahubwo ko aba ari uguca intege abandi. Ubwo rero badamu mugerageze gufata neza abatware banyu mu mbaraga nke bafite, kuko ndabyibuka atangiye no gufata imbaraga. Ndabyibuka nigeze kujya guhembwa udufaranga duke, ndaza ndushyira mu ikofi, nta kintu nkuye muri 10 ryonyine nkarizana nkarishyira mu ikofi. Ndabyibuka ahantu nahise mbonera ko tugoye gufata abagabo bacu neza, yarayafashe nawe atitaye ko
hari ibyo dukeneye kugura. Ndabyibuka yashyize mu ikofi aravuga ati reka nongere nanjye ntambuke byibuze manuke ngere ku giti cy'inyoni kuko dutuye i Karama aho bita kuri Ruhondo. Yaramanutse icyo gihe uko yakabaye mu ikofi mu kabaraga gake asa nk'ugenda atora agateke, aramanuka agenda agera ku giti cy'inyoni nako gakofi karimo ibyo izo note ebyiri zitukura kuko urumva yaratunguwe no muri iyo minsi ko yongeye gusa nkaho yagira ikofi irimo ikintu. Ubwo urumva nta kantu nakoze nk'agasiripurize, mbese biranamunezeza agenda yishimye aragaruka. Nyine ubwo tubona gupangira ayo makeya twari dufite. Abadamu rero, abadamu mwitondera abatware rwose, abatware n'abana beza mujye mubitaho cyane. Murakoze.